ni by'umunezero kongera kuboneka hano kuri Pure Gold TV. Uyu munsi wa none wo kuwa mbere itariki ya 30 z'ukwa 12 2024, ni ukuri nibyo gushimira Imana. Hari hashize igihe kinini cyane tudahura turebera hamwe ijambo ry'umunsi, ariko uyu munsi nongeye kunezerwa cyane yuko twongeye guhura kugira ngo dufatanye gushima Imana, dufatanye kwishimira ko yaturinze mu mezi yose yatambutse kugeza uyu munsi wa none tugihumeka. Hari benshi cyane bamaze gutambuka, bamaze kuva muri iyi si, hari benshi batakiriho, ariko we nanjye turacyariho. Wenda wavuga uti nahuye n'ibibazo, napfushije abavandimwe, cyangwa se nabuze inshuti zanjye, cyangwa se nararwaye muri uyu mwaka, ariko mwene data twibuke ko ni intumwa za mbere, abakunzi b'Imana ba mbere, abakunzi bakundaga Imana cyane, nabo barageragezwaga. Kandi Yesu Kristo ubwe yatubereye urugero kuri wowe nanjye dukunda Imana, kuri wowe nanjye twamenye Yesu, kuri wowe nanjye w'abakristo twamaze guha ubugingo bwacu Yesu. Ni ukuri tuyishime mu byabaye byose, mu byatubayeho byose muri uyu mwaka watambutse tuyishime, ngo mu bibaho byose mushime. Ngewe iyo ndebye nsanga gushima harimo imbaraga nyinshi. Iyo dushimye turenga ibigeragezo, iyo dushimye duhabwa imbaraga zidasanzwe, tuva mu kwiganyira ndetse no kuba depressed, tugasanga ko dufite ubuhamya bukomeye, kandi Imana gutya ikadutabara. Mwene data, nagira ngo nkumenyeshe ko uri kumwe nanjye Jose hano kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ntatinze nagira ngo twinjire mu ijambo Imana yampaye kugira ngo turifatanye dushimira Imana hamwe. Ni ijambo dusanga muri Zaburi y'107. Turasomera hamwe umurongo wa mbere gusa. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushimire Uwiteka Imana Data wa twese, kuko ni mwiza cyane, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Iri ni ijambo rikubiyemo byinshi cyane. Tugomba gushima Imana kuko Imana ni nziza. Imana niyo yaturemye, Imana niyo iduha umwuka wo guhumeka, Imana niyo igushoboza kubyuka, ugashobora kubyuka ugatambuka ukumva birakunze, ukavuga Jose nkumva birakunze. Aho nari ndyamye nahita mu gicucu cy'urupfu igihe nari nsinziriye, ariko Imana yankanguye. Nta wundi wankanguye, nta mubyeyi navuga wundi turi kumwe wankanguye, nta wundi muntu wabishobora. Imana yonyine niyo yankanguye. Ndabyuka, nshobora kubumbura umunwa ndavuga ndayishimira, nshobora gutambuka no kujya gukora, nkunda kuvuga gacyayi, no kujya gukora kacyayi, kacyayi. Ubishoboye ukajya guteka agakoma, ubishoboye hari ikintu wakoze muri iki gitondo, ni ukuvuga ngo hari imirimo washoboye gukora, ntabwo ubwawe wabishobora, ntabwo ubwawe wari kubyibashisha, no kwikangura ntibishoboka. Ariko dufite Imana dushima hano kuri Pure Gold TV, wowe nanjye tuyishimire. Iyo Mana ni nziza cyane, ubwiza bwayo ntabwo twabona uko tuburondora. Imana ni nziza cyane, niyo ikugirira neza. Wowe ugishobora kujya ku kazi, niyo igushoboza kukajyaho, niyo yakaguhaye. Wowe w'umunyeshuri ujya kwiga, ayo masomo wiga ni Imana yaguhaye. Niyo ishobora kukwishyurira minerivare. Wowe wavuye mu gihugu cy'u Rwanda ugashobora kujya kuba muri Amerika, ukajya kuba muri Canada, ukajya kuba hano mu Burayi, mu Bwongereza, ukajya kuba mu Bubiligi. Hantu heza uri utarura imbere, nta wundi wagushoje kurira indege, nta wundi wabigushoje kuba uri aho ngaho uri ufite ubuzima bwiza. Ni Imana yabikoze. Ni Imana yagutabaye muri bya bihe byari bikomeye. Ni Imana yakugaburiye mu gihe wari ushonje. Ni Imana yakurinze. Imana ni nziza cyane. Reka dufatanye kwishima uyu munsi wa none. Yaraturinze mu mezi yose yatambutse kugeza uyu munsi. Mu bibazo twahuye nabyo yaradukomeje. Twese twahuye n'ibibazo bikomeye, ubwanjye nahuye n'ibibazo bikomeye, ariko ntabwo byamperanye kubera iyo Mana. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo dufatanye kuyishima, kuko iyo Mana ni nziza cyane. Yatugize
yadukoreye ibyiza bikomeye n'uyu munsi wa none. Kandi imbere ejo tuzafatanya kongera gushima, kongera kuyihimbaza, kongera kuyisingiza, kuko itubashishije gufunga umwaka. Hari abatazabishobora, hari abatazashobora gufunga uwo mwaka, yewe hari wenda n'abatazashobora kwambuka ngo bagire umwaka utaha itariki ya mbere ya 2025, ariko wowe nanjye turabishoboye, izatubashije tubikore. Ejo rero ni umugambi tuzongera duhure hano kuri Pure Gold TV dushima Imana ukuntu itubashishije gufunga uyu mwaka wose wa 2024. Hano kuri Pure Gold TV ndashima Imana njye ubwanjye Jose yuko yari platform Imana yampaye ngo tujye tuganiraho ijambo ry'Imana, tujye dukomezanya, tujye tugaburirana ijambo. Ni ukuri ndayishimira ko yagiye imfasha ikampa ijambo ko Imana ibishoboye. Ntabwo ari buri munsi, ariko igihe icyo ari cyo cyose Imana yagiye ishoboza kubagezaho ijambo ribakomeza, kubagezaho ijambo ni ukuri rirushaho kugira icyo mwunguka, ubumenyi mu by'Imana. Ni ukuri Imana yabikoze, niyo mpamvu nyishimira cyane ibyo twagezeho, nyishimira cyane ibyo nashoboye kugeraho, nyishimira cyane uko yatubanye hano muri ibi biganiro by'ijambo ry'umunsi. Imana ishimwa cyane. Hari n'ibindi tugiye kunguka mu minsi iri imbere. Ntabwo abana b'Imana tuguma hamwe, hari ibindi tuzunguka. Ndashaka kubamenyesha ko iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi nagitangiye nkoresha WhatsApp, ngenda nohereza inshuti zanjye akajambo gato cyane kuri WhatsApp, bikabanezeza cyane. Bukeye ngera no kuri YouTube. Imana ishimwe cyane. Hari n'ibindi biri imbere, hari n'ibindi bigiye kuza byinshi, kuko Imana yacu ni Imana yagura, Imana yacu iragutse, Imana yacu ishaka ko twaguka. Buri mwaka hari ibindi byongeraho. Ndumva ko hari ibindi Imana igiye kuduha byiza cyane. Reka no kubarondogorera, ni ukuri mbasigirira ijambo rivuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ifite imbabazi zidashira, zihoraho iteka ryose, tubonera mu mwana wa Yesu Kristo yaduhaye ngo azatubera umukiza, umucunguzi. Ndagira ngo nsoze nsaba umuntu utari wakira Yesu Kristo, umuntu uri kumvira ijambo utari wakira Yesu Kristo, uvuga ati ese Yesu Kristo ninde, amaze iki, amarira iki? Nagira ngo ni ukuri nongere ngo utere inkunga nkubwira nti akira Yesu, wowe utari wamumenya. Iyo wakiriye Yesu ugira amahoro, iyo wakiriye Yesu wowe wakiriye byose, kuko muri Yesu harimo byose. Ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, mu bindi byose tuzabyongererwa. Nagira ngo nkumenyeshe wowe utari wakira Yesu Kristo ko ubwami bw'Imana tubonera muri Yesu, kuko ubonye Yesu ubonye ubwo bwami, uba ugiye gutangira kugendera muri bwo, kuko ubwo bwami bugira umwami. Uwo mwami ni Yesu Kristo. Niwakira Yesu Kristo uyu munsi wa none, urahabwa imbabazi, urahabwa ubugingo, kandi ubugingo buhoraho, kandi izo mbabazi ngo zihoraho iteka ryose. Urababarirwa bya byaha byawe byose. Yesu Kristo arakubabarira. Imana ikubonemo kuri umukiranutsi, maze na bya bindi ufite wifuza, bya bindi ushaka urabyongererwa. Imana iguha umugisha. Nagira ngo ni ukuri dufate akanya gato dusengera uwo muntu utari wamenya Yesu, kugira ngo nawe amenye Yesu. Mana Data, turagushimye cyane muri aka kanya, turagushimye kubwira ijambo duhaye ryo kongera kumenya ubwiza bwawe no kubugushimira. Turagushimiye Mwami yuko ushaka gukiza buri wese, waje kugira ngo isi yose ikizwe ihinduke. Sabira umuntu utari wamenya Yesu uri kumva iri jambo ry'umunsi, kugira ngo umufashe akumenye. Umwuka w'Imana mumanukire aho ari hose yumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Umwuka w'Imana musange, wa wundi uri mu bwihebe, wa wundi uri mu gahinda, wa wundi utarakumenya, wa wundi uri mu byaha, ivuruguta mu byaha, umukuremo, kuko nicyo waje gukora, maze ahabwa ubugingo buhoraho. Urakoze Mwami ko byose ubikoze, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Bene Data, twari kumwe, nagira ngo mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza. Ejo umugambi ni wo guhura dusoreza hamwe umwaka dushimira Imana kuko iduhaye gufunga uyu mwaka. Imana ishimwe, kandi ko izadutangiza undi mushya wa 2025. Muhabwe umugisha. Mwaganiraga nanjye Jose Irumva. Ndabakunda mwese.
warakoze mwami uhoraho kubw'uburinzi bwawe habwa ikuzo data wera hosiyana singizwa uruwera wera mwami zakwamamaza hose dore umwaka urashize none uratangiye warakoze mwami rurema uba witeka ryose nari narazimiye urazura ntabara n'ibigeragezo bingose maze urampuguriza habwa ikuzo data wera hosiyana singizwa uruwera wera mwami nzakwamamaza hose dore umwaka urashize none uratangiye warakoze mwami rurema ubaho iteka ryose